nongeye kunezerwa cyane kandi nejejwe no kubakira mwese kuri uyu mugoroba kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana n'ubundi twatangiye ritubwira abo turi bo muri Yesu Kristo. Uyu munsi turakomeza tureba igice cya 5. Ubushize twarebye igice cya 4, uyu munsi turakomeza igice cya 5. Ndabakiriye mwese hano rero kuri uyu mugoroba kuri Pure Gold TV kandi mbamenyesha ko muri kumwe na Jose. Uyu munsi wa none rero muri aka kanya nagira ngo dutangire dushima Imana ndetse tuyisingiza dusaba umwuka w'Imana n'ubundi kugira ngo abe ari we utwigisha. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kuri kumwe natwe, turagushimye urukundo rwawe waduhaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo azaduhindure bashya, tugira abo turi bo, tuzi byinshi tumaze kwiga byabo turi bo muri we. Turasabye kugira ngo umwuka w'Imana n'ubundi akomeze atwigishe dusobanukirwe neza abo turi bo kuri uyu mugoroba. Byose bisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, hene data mwese ndabashuje mu izina rya Yesu umwami wacu, kandi mwese bahaye ikaze kuri iki kiganiro cy'iminota mike cyane. Tugiye kureba ibintu bitatu gusa turi byo muri uyu mugoroba kugira ngo tutabirata, dusinzire tubizi cyangwa se tubiramukireho. Biraterwa n'aho utuye, isaha uriho. Icya mbere, turi cyangwa uri cyangwa ndi, uri umucyo w'isi. Wari uzi se ko nawe uri umucyo w'isi? Ijambo ry'Imana ryajyaga ritwereka ko uri umucyo w'isi ari Yesu Kristo. Ariko hano muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 14 haratwereka ko nawe nanjye turi umucyo w'isi, ngo muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha, ntawakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira mu gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze Imana. Haleluya! Aya ni amagambo meza cyane. Twahamagariwe kuba umucyo w'isi, twahamagariwe kumurika, twahamagariwe kuboneka tumurikira abantu tubana nabo, abantu duturanye, abantu dukorana nabo, abantu duhura abo ari bo bose. Iyo ufite Yesu urabamurikira. Iyo ufite Yesu ntushobora kwihisha, wa munezero wawe uhita ugaragara. Ndetse niyo uhuye na mwene so mutaziranye, kuko umunezero afite uhita uvuga uti uyu muntu ni mwene data, uhita uvuga uti amen, haleluya. Uturuka he? Ukibwirana kuko hari ikintu kibahuje, wa munezero wakuba umucyo w'Imana. Haleluya! Kuba umucyo w'isi, kuba Yesu Kristo ubwe ari we mucyo ari muri mwe. Iri jambo narikuze cyane. Kuba umucyo w'isi ni ibintu byiza cyane twahamagariwe. Tuzi abo turi bo, tuzi ko turi umucyo w'isi kandi ntabwo dushobora kwihisha, ntibishoboka. Haleluya! Imana ikugire neza muri uyu mugoroba, umenye uwo uri we. Aho ugenda hose umenye uti ndi umucyo w'isi. Ni ibintu wahawe n'Imana. Kuba umucyo w'isi wabihawe na Yesu Kristo igihe wamaraga kumwakira. Imana ni igitangaza, biraryoshye cyane. I am the light of the world. Ubisome wongere ubisubiremo umenye ko uri we. You are the light of the world. Kandi ushima Imana. Muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 14 turakomeza tureba ikindi cya kabiri kitubwira abo turi bo. Ndi umuntu uharanira kuzagera aho dusiganirwa. Uri umuntu urimo guharanira kuzagera aho usiganirwa mu bwami bw'Imana. Ntabwo wicaye, ntabwo wumva uri umunebwe, ahubwo urimo gusigana, urimo guharana. Uraharana, wawe uharana. Hari goal ufite, uragenda uzi icyo ukora, urasaba Imana gukora umurimo w'Imana uzi icyo ukora. Uri umuntu uharanira kuzagera aho dusiganirwa, ngo uzahabwe ingororano zo guharanira. Turimo guharanira kandi twahawe n'Imana muri Yesu Kristo.
twahamagawe n'Imana muri Yesu Kristo. Wewe wahamagawe uzahabwa ingororano. Hari ingororano zikubikiye none urimo kuziharanira. Ngiki kintu cya kabiri uri cyo. Uri umuntu urimo guharanira, kandi icyo uharanira urakizi. Ya ngororano tuzahabwa n'uwaduhamagaye muri Yesu Kristo. Haleluya. Icya gatatu aricyo nshaka gusorezaho kugira ngo ntabatinza, nuko utakiri wa wundi ugendera mu bwoba. Ntabwo ukiri wa wundi ugendera mu bwoba, kuko ufite umwuka w'imbaraga uba muri wowe, kandi izo mbaraga urazifite, warazihawe, ziba muri wowe. Iri ni ijambo rigenda rigarukirana hafi buri munsi. Imana iratwibutsa ko tutakigendera mu bwoba. Ntabwo ukigendera mu bwoba. Wari umunyabwoba, ariko umwuka waramaze kwinjira muri wowe imbaraga, ubwoba bishiramo. Ubwoba buraguruka burahunga. Ntukiri umunyabwoba, ahubwo washiritse ubwoba. Uri intwari. Menya uwo uriwe, kuri intwari utakigendera mu bwoba. I am not ruled by the fear, because the Holy Spirit lives in me and gives me his power, love, and self-control. Aduha urukundo rwinshi ndetse no kwimenya no kumenya abo turibo. Imana ikomeze ikugirire neza mwene data. Turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Ndabifuriza mwese kugira umugoroba mwiza, cyangwa se igitondo cyiza, cyangwa umunsi mwiza. Biraterwa nawe uri. Turi kumwe. Nagira ngo bamenyeshe ko mbakunda cyane. Tuzakomeza vuba cyane uko Imana izajya impa ijambo nzajya ndibagezaho. Umugoroba mwiza mwese, kandi mbifurije kurota Imana.